nongeye gufata akanya kugira ngo nongere bantu bacu kuri Mataru TV show twongere tubatere big up, twongere tubasuhuza aho muherereye hose ndabashuhuje ariko by'ingenzi by'umwihariko ku ikubitiro nsuhuza inzere zose inyasto inyaba amashashi bantukazi kabisa mbateye big up ndabashuhuje nge ndi teacher Jibe kandi nta bindi narenzaho ibindi muraje tubatwikire mu kanya ngira ngo umutaramu munywanyi wampaye inka y'ineza gitaramo kiganje kandi kinikije gira icyo usuhuriza ababire bose badukurikiye. Salama se papa wanjye cyane na amahoro yiriwe ni masa amahoro aradusabye cyane ngo ni meza masa rero mu by'ukuri abataramu bose inshuti zacu abavandimwe abakapo turabasuhuje cyane aho muri hose mwumve ko tubazirikana kariha hano kundi y'umutima cyane rwose bantu bacu mukurikire amaso ntimuyakure kuri kamera kuko tubazaniye topic yo gutera ivi kuvuga ngo tugiye kuvuga ku kantu ko gutera ivi ese ubundi gutera ivi ko numva ari ibintu kabisa ngiye umenye na vuba gusa ko bitaryoheye amatwi yanjye gutera ivi wagira icyo ubwira abadukurikiye benshi ntago barasobanukirwa n'iri gutera ivi. Iyo umuntu yabaga yarwanye n'undi hari ubwo bavuga ngo yamuteye ivi mu rwano ati yateye ivi mu buhumekero umuntu araraba neza umuntu araraba rero bamusukira amazi byaje gusa byari bitandamutse bisa nkaho bitandamye biza mu bundi buryo ariko icyaziraga cyaraziririzwaga none cyahawe intebe cyaje gutagatifuzwa cyaratagatifujwe barangije barakeza ntabwo tuzi aho cyerejwe mu ntebe ya penetensiya none ubu ngubu turabona rwose gikorwa na rusange abantu bagihaye umugisha kirakorwa n'imbaga nyamwinshi. Ese ahari tubyita iki rero ngo nge ntago urambaza nanjye nkubaze tubyita iki ariko ngiye kuri ngewe ndabyita amayobera amayobera kera Meddy indirimbo yigeze kwita amayobera yaririmbaga ngo amayobera aho ngira ngo yarabihanuraga cyane yari yarabonye ko hari amayobera menshi abanyegomba kuko batari bazi ikinyarwanda bajyaga biririmba ngo mama nowera ariko iriya ndirimbo nayo yabaye karahanyuze ariko yabaye karahanyuze karahanyuzwe cyane ariko ibi bintu by'ivi byatagatifujwe mu by'ukuri kubona abantu b'abagabo rwose b'ubwanwa busokoje ugasanga rwose ubwanwa n'ibyubahiro bindi n'uruhanga rwiza rw'ubupfura umuntu rwose byose akabirambika hasi ingofero agakuramo neza inkweto akambara amasogisi hanyuma rwose amasogisi rwose yarangiza agapfukama. Ese ubundi aho bapfukamiraho ko nabyo usanga ari ibintu bitera kwibaza still day by day usanga hari abaritereye mu muhanda imodoka zicaho zigenda ukabona umuntu rwose yakubise ivi hasi yarangiza akerura akavuga ngo can you go will you marry me ari ukutabyitaho ntabwo kubivuga birango in the future babibaza kubibaza se ahari uremera ko nzakurongora cyangwa se uremera kuzabana nanjye will you marry me harya ubwo uwo muntu uri kubaza ngo uremera ko nakushaka ese icyo kibazo umubajije ako kanya kiremereye oya utaranabyibonera nyine ko uwo muntu yabyemera ubundi uri kumubaza ngo bitange. Ariko nge nibaza ko kenshi hari baba babiganiriyeho ubwo abantu batabiganiriyeho abenshi bajya bakorwa n'isoni ariko se niba baba banabiganira umuntu akoze projection akareba cyane avuga ati byose bano bantu baba babiganiriyeho uko nta buryo ajya kubwira umuntu ukamupfukama imbere ngo will you marry me wenda hari kuko abakobwa tujye tubisobanura no mu ngeso abakobwa bagira iyo bakiri abakobwa tujye tureka kubesha
bakundana n'abasore benshi ashobora no kudakundana nabo ariko abasore bakamukunda noneho we kuko kera ndabyibuka tukiri bato abakobwa bagiraga umugani ngo bagarira yose kuko utazi irizera n'irizarumba rero kera kintu abakobwa barakigira cyane harya mu Rwanda aba bakobwa bacaracara terime yaje yo kuvuga ngo ni ntuza ngo ni inshuti ya bose nka City Radio iyo terime urakibuka ku gatero y'umukobwa yaciye igikuba mu bantu abantu bose bakamumenya ko ari maraya ajya habonetse hose Passepartout bahita bamwita inshuti ya bose nka City Radio rero urumva icyo ni ikibazo cyane ejo bundi hari umusore murumuna wacu uba hariya Michigan Grand Rapids nabonye yapostinze akantu numva nanjye karansekeje for real aravuga ngo muri iyi minsi ngo muri ibihe bya corona ngo mu gihe abantu bari muri lockdown ngo abantu bagomba kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ngo cyane cyane urugero rwiza nko mu mitima y'abakobwa gukora ngo habamo abantu benshi kabisa usanga ari isibaniro ariko kandi abakobwa ku rundi rwego bararengana ku rundi ruhande kuko mu by'ukuri abakobwa bahura n'ibigeragezo cyane ni ukuvuga ngo ari umukundiye mu rusengero ari umukundiye mu isoko hari umukundiye neza kuri line mu kazi umukundiye mu ishuri hari umukundiye kuri line mu kazi hari umukundiye muri break room bari kurya muri lunch room hari n'abakundira mu bitaro umuntu akaba ararwaye ariko neza akaza akamera ati ndagukunda ntago nitaye ko urembye nukira tuzakomezanya ariko neza nabo ni n'abanyamahirwe cyane rwose kugira igikundiro ni amahirwe hari abakundanira muri basi nk'izi siri basi zigenda muri basi ugaburamo umuntu cyangwa kuri basi akakwikundira kuko abakobwa ni abantu bagira imibiri iremetse mu buryo butangaje ku buryo umuntu ashobora kumureba agahita amukunda ku nshuro ya mbere aribwo amubonye agahita akaba yamubaza ati ese nta kuntu twajyanamo mu kibuga ese nta kuntu niba udafite umuntu wenda mubana twakundana hari rero bahita bemera nyihera akanimero njye nkwisuburiza utuntu nk'utwo twinshi cyane abakobwa rero icyo kintu kirabangamira cyane aho baza bazabashaka ntabwo abazi ariko mu by'ukuri ubushize tweze kuvuga ngo ese abakobwa mwaba mwarakundanye kera wenda utaramenyana n'uwo muri kumwe ubu ngubu twaribajije ati waba unibuka iyo baba ndakurahiye unampaye ubungubu ubigize intego ugakubita ibihumbi hano ngo umushakishe iyo haba ayo mafaranga yanciye ayo madolari navuga ati mwijyane ntabwo ari ibyanyu sindi bwirirwe nshakisha akatari amagara bajya mu isoko rero ubwo rero urumva ko ni ibindi rero tugarutse kuri Reveno Anomuto tugaruke kuri bya bindi by'ivi ese ubundi gutera ivi ubundi muri iki gihe cya none bimininzi iki ubundi se bije ryari bino bintu ngira ngo hari ubwo biri kurangiza imyaka ine sinzi nimba ariko nimba kwibutsa urabyibuka neza sinzi niba wibuka umugabo bita Jeune Premier w'Igisenyi ndamuzi Jeune Premier uriya umuhanga cyane Jeune Premier rwose niyo umuntu wagira ngo dukoryo twinshi yari indashyikirwa mu dukoryo kuvuga ngo Jeune Premier icyo iwe yarabereyeho no kuvuga ngo ya matisi yari umugabo ubundi ufite umushinga wo gutera ipasi ntabwo ari nawe wayiteraga we yari afite umukozi ze no yarazitiraga zirapana nta nubwo ari waziteraga ikibazo yari afite urabona nize Nyemeramihigo kandi ni hariya mu mujyi neza wa Gisenyi niyo mpamvu mise nkubwira ngo ninkubwira iriya story ndasanga uyizi neza nta muntu wize Gisenyi utazi Jeune Premier ntabwo bishoboka nagira ngo ni umujene koko ngiye kubona musanga ni umusaza kumbi bayava ngo Jeune Premier bane uwo muntu ariko wazamunyereka yaramamaye nukuvuga ngo iyo wabaga uvuye muri Twegerane ivuye i Kamembe cyangwa ukaba uvuye muri Twegerane ivuye i Karongi buri wese yaravugaga ati sindi buvi Gisenyi nabonye Jeune Premier wagira ni umunyamideli kumbi rotipe
yateraga ipasi none imyenda abantu bamuzaniye kumutera ipasi ntabwo yasubiraga abanyirayo atabanje kuyambara atabanje kuyambara uno mugabo igitangaje rero uburyo nabanyirayo kwari nko gusogongera umutobe nabanyirayo uburyo bayambaraga babyoroheje babaga babizi harabahuraga nabo mu muhanda bayambaye amapantaro yabo bakabimenya ko bari baramumenyereye numva ngo Jeune Premier niwe ndakeka ku bantu bo mu Rwanda wenda sindi buvuge muri East Africa ni mu Rwanda cyangwa Gisenyi nibo bavuze niwe wazanye kwambarira muri saa 8 muri saa 8 neza Jeune Premier yegere bira bice bya Goma kandi ibice bya Kongo nibo bakunda kwambarira hano muri saa 6 muri saa 6 urumva rero muri iyo mice yarafite yayivomye ko yafite ayisaruye nguvuga ngo Jeune Premier uramujyana ugeze nk'Igoma ukamujyana nka babakongomani bashobora kuvuga ati uko mutu wa Katindo kubera ko nibo bambarira hari ntabwo wamenya rwose ko akomoka i Rwanda kuko ubona yambaye igikongomani nukuvuga ngo Jeune Premier nukuvuga ngo Jeune Premier agomba kuba yambaye ipantaro yayizamuye ubundi akagenda ukuguru kudahina kutari gukora hasi ari gutera muri saa 8 anafashe gutya igishageje no muri bathroom nukuvuga ngo yajyaga ku mbere yuko akora kakazi nibyo byo bavuga ngo yabanza kuyikuramo akayimanika hejuru kabanza kayizinga fresh akayirambura ubundi akabona kwitunganya anyibukije abantu binaha ni ibigoryi abantu binaha ni ibimara niba bibonye ngira ngo nk'abantu bakora mu tuzi tw'inaha muri Amerika bamaze kubiremarika kubera ko abantu bina ab'umugabo cyane nk'abagabo c'est très remarquable biri beaucoup remarquable kuko muri za bathroom mu bwiherero abagabo bina yagiye muri bathroom akuramo ipantaro agakuramo akenda k'imbere kwa kuntu bambaraga dayipa bakiri impinja kwa kuntu yayikuyemo ayikuramo yose igenda bajya kwijugunya muri trash niko bakura bazi ko ariko bizagenda kugeza babaye abagabo ugasanga umuntu w'umugabo agiye mu bwiherero wenda agiye gukora ibikomeye hanyuma araza akuramo imyenda ipantaro n'umwenda w'imbere akamanura no kuri sima ngo pa bikaguma hasi kugera arangije umurimo yararimo akabura kubizamura arega abantu binaha mu mwanya wanjye burya umuco ni ikintu gikomeye mu mwanya wanjye twotanye igishito njye nk'ubwiza ukuri aba bantu binaha abantu nitutabitondera nabo ubwabo bariyobewe niko ngewe njya mbyita urebye ni umuco wabo umuco wabo ntabwo bavuga ngo burya natwe baraduseka mu bintu byinshi mu bintu byinshi baraduseka ko bataduseka ntabwo dutandamye cyane hari ikintu nzi bajya badusekaho cyane nko mu makampani urabona abantu bagiye ku mabureke y'akazi ikintu cyitwa kujya gukoresha microwave wenda witwaje nk'ibyo kurya ugiye kubishyushya abantu benshi b'abanyafurika njye narabiremanitse ntabwo bakunda kuvuga niyo umuntu ari gukoresha microwave wenda wegere mugenzi wawe ntazi kuvuga ngo excuse me wenda nyihanganire gato nkuremo ibyo kurya nawe ubona ushyiremo ibyawe ni ukubyigana tu umuntu araza akagukubita urutugu kandi abantu bina niba ari ikintu banga umuntu ubakoraho niba umukozi ushobora no kuvuga ati sorry cyangwa se just apologize ukamusaba imbabazi kuko banga umuntu umukoraho ntabwo bavuga ngo nushaka ubyite ko ntago babayeho mu buzima bwo kuvunda ntago bakunda kuvunda ibyo bintu babifata nk'ikinyabupfura giki cyane bikomeye gukora ku muntu inaha ni ikintu gisa nkaho kizira kikaziririzwa ni ukuvuga ngo uba wanamuteye ubwoba rero cyane arikanga unyikubaho aranshaka hiki cyangwa se arashaka ni ibiki ko byanyobeye arashaka kurya ibi biryo byanjye so ni ikibazo ariko tugaruke tudahusha intego tugaruke kuri topic yacu irivi aba basore banyumve aba bakobwa banyumve harimo bashiki banjye harimo babyara banjye harimo baramukazi banjye harimo basenge harimo na barumuna banjye harimo barumuna banjye harimo ba data wacu harimo ntabwo badufite n'ingeri zose ntabwo badufite ariko mwabasore turavuga kariho burya mwankumi wigana ingendo yundi ugatangatanga komerezaho ngiye nta nikindi wenda ukanacumbagira kabisa mu byukuri ntabwo ari kubeshya kandi uko ugenda wigana umuco w'abandi niko ugenda cyane utuwawe bivuga ngo kandi wawe wo
wawe wongewe mba mbona barabyiyemeje kuwutana ubaye proud n'umuco wawe bino bintu ubaye proud n'umuco wawe wapurika. ariko ubundi reka tubyibaze bino bintu bije vuba ubundi niba banabikora bino nuko bije vuba harimo n'ikibazo gikomeye cyane ahubwo ababyeyi bo buriya birababaza cyane birabashavuza. Niko dushobora kuba uri papa w'umukobwa ukayikona ukana umusore ngo yamutereye ivi yamwambitse impeta iwabo w'umukobwa nta muntu bizi abenshi babatuma no ku isoko babatuma ku isoko kumva ngo aje bamwambitse. ntibari bazi ko abo bantu banakundana wenda se ntibari bafata n'irembo nta na gato wenda ngo umusore baramwemereye irembo avuga ati twakwemereye irembo umwana uwo mwana uzamubona ntibaje wenda bavuga ati wa mwana hanyuma ukagenda ugakubita ivi hasi ngo ese ngo will you marry me ngo ese wakwemera kuzambera umufasha kandi mu by'ukuri umuryango ntabyo uzi amaze umukobwa nawe intoka kazisasa vuba intoka akabara zishashe ukibaza ngo ese buriya uyu mwana ageze iwabo bakamaze tibera twabonye n'ibiki ashobora gusobanura ngo iki bivuga ngo biteye ubwoba ko abana muri iyi minsi bisa nkaho ahubwo icyubahiro cy'ababyeyi gisa nkaho kiri kuvaho kubera ko ntabwo wakabaye ubikora ababyeyi batabizi. buriya narahombye hari ikiganiro wabonye kino duherutse gukora cyasohotse turi kuvuga ku nkwano n'ubundi bari gukwa abakobwa buriya musaza twari turi kuganira nuko nanjye kari akantu kansobwe ari gusobanura ukuntu nari mubajije ikibazo kijyaniranye nuko turi gukwa ibihumbi byinshi kandi ingo zikanga zigasenyuka mu mpamvu yaduhaye yaravuze ngo ngo abakobwa n'abahungu ngo bari gukundana mu buryo buri friend ese nibagirwa boyfriend na girlfriend nibagirwa ko ari ayashatse gusobanura ko bakundana baba barakundanye kuri boyfriend na girlfriend. Rero nukuvuga ngo ibyo byama boyfriend na girlfriend nabyo tubimenyeye hano bamwe tubisanza ha ibyinshi biri kwadukira niho bifite imbaraga cyane binateye n'ubwoba kuribaza ukavuga warigeze kubona agakomedi k'umwana w'umukobwa kana kagahinja karisha gatya akarisha nk'abari abana bacu ise agakoresha akantu kameze nka comedy arakabwira ngo just ngo whatever I say repeat after me kandi navuga ngo I kakabati I promise you daddy that I will not have a boyfriend. Isa kivuga ngo boyfriend kahita kavuga ngo no daddy karavuga ngo icyo cyo sinakirahirira ngo ati ibintu byose yabisubiyemo ageza kuri boyfriend ati icyo cyo sinashobora kariruka bivuze ngo ni ikintu abana binaha bahera mu buhinja baragikurana kiri mu maraso yabo ariko abana b'abanyafurika ntabwo ariko bimeze ntabwo bakurana ariko noneho irivi ko abantu babiri bakuru bakuze baciye akenge basa nkaho ariko se irivi ryongera iki dore ahantu ritereje inke ese ubundi ryongera ubundi bimaze iki dore ibibazo warashatse nanjye narashatse kandi natwe ntabwo twashatse kera rimaze iki natwe ntabwo twashatse relationship natwe ntabwo twashatse kera turi n'abasirimu ndazi kuri umusirimu nawe ndi umusirimu cyane abantu batazana tubona hano twe twabaye mu mugi cyane ni ukuvuga ngo ikintu gihari sinzi ko umugore wawe umutereye ivi uwanjye ntabwo namutereye ivi generasiyo yacu abenshi bashatse ntabwo ibyivi byadutse ejo bundi vuba ahangaha ejo bundi rwose ese uribaza uriya mugore uri guterera ivi mutari abana ariko nanone tunibuke turabwira abantu ko burya ngo umukobwa bumwe agatukisha bose ariko mu by'ukuri ntabwo ari abantu bose batera amavi dushima abagabo b'imfura rwose hari umusaza nakunze niba anapropose ibyo bita gupropose iyo baterera mbivi niba anapropose hari abasore b'imfura cyane bakarishye babita intarumikwa abasore b'intarumikwa kuriya niyo propose atajya apfukama rwose imbere y'umukobwa ahagarara akamwambika impeta bahagaze bombi barebana mu jisho. Ndakubwiza ukuri ntago kugeza ubu ngubu nzi ko dupfukamira Imana yonyine rurema yaturemye Imana yo mwijuru cyane rwose cyane ntago umva no mu nkiko wa mukobwa nubwo waburi no mu nkiko babimenye no mu nkiko y'umuntu ari mu byaha umucamanza w'inkiko bamwita his majesty mu byongereza his majesty niho uvuga ngo ikigirwa mana ariko babivuga bahagase
ntago babanza ntago bajya bivuga bapfukamye kirazira. Ese dufata ishusho muri Bibiliya, uribuka ishusho yakozwe n'umwami Nebukadinezari. Oya ntago ari we, ni we yikoze cyangwa Nebukadinezari? Avuga ngo abantu bayiramye havamo abasore 3 b'intarumikwa baranga, Meshake, Abidenego na Shadraka. Bivuze ngo iyo upfukamye, Shadraka ndagushuje muri foto, tumusabe ntazapfukama imbere y'umugore, azihangane ni intarumikwa. Igihe cyo gupfukamira arakirenze, we yaranakirenze, hari ndumva bitaramugendekeye gutyo. Cyo bikora twibutsa abantu ko abantu bakwiriye gupfukama, umugabo n'umugore bakajya bapfukama mu rugo bagasenga. Ibi bintu tubibibutse, yewe mugabo nawe mugore, yewe mukobwa na wabonye, yewe mukobwa nawe musore namukundanye, bira byo gutera amavi ni mugibagirwe, ahubwo mupfukamira icyarimwe, muvuge ngo urukundo rwacu muramirwa muri ijuru, muyisaba ngo urukundo rwacu ruzabirwa umugisha kandi ruzatugeza ku byiza, ndetse ruzanasoze rutugeza mu ijuru. Si ibintu byakabaye byiza, ariko mujya mupfukama, mwumagenda apfukame, undamurebe mu bwonko, mu gihorihori agira atya intoki nawe uzisasa, narangiza umusore ahaguruke yongera asome no kumpeta, ariko ziraruswa n'iziki. Hariya umuntu ngaho usomye impeta, urahutse usomye mu gahanga. Hari umusaza nakunze sinakera, ni ibintu byabayeho n'ubundi muri ibi byo gutera ivi, n'ubundi muri dote barimo gusaba, arangije umusore rwose aragenda arika, kandi ni umusore rwose w'urwego ufatika muremure, arika rwose aratandamuka, ivi ari kubita hasi. Ubwo ngo arimwo arambika impeta ya fiançailles. Bari bamaze, umusaza yari yamaze kumugabira. Umusaza ijambo yagiye kongera kuvuga, yaravuze ati n'inka nari nabagabiye ndayikunyaza urimbwa. Abivuga gutya ati batangira gupfukamira umukobwa mutarana abana mu nzu, ati inka nabahaye ndabanyaze. Unyibukije akantu, umbabarire, nibutse akantu, nari umwana ariko nabyibutse kandi ari muto pe, ariko nari maze guca kengedo. Umusore yarashatse, ashaka umugore we, hanyuma kwa kuntu abantu bajya ibyo bita kujya ku ndaro, guherekeza umugeni, kugira ngo bamushyitse ku ndaro. Hari kera, ubundi kera atari ubwubu, hari n'abo basigaye kugira bamwarike umugeni, bamwarike uko umugeni ashobora kumara amezi 3 cyangwa amezi 6 mu nzu, akazavomera tukuyera abayinzobe ku buryo niwabo bamuyoberwa, kugira bazasohoke agaragara asa neza nk'umugeni koko, ashishimuza, bamusiga amavuta y'inka yabaga ngo yarabaye icyo bita igitonore, bamusiga ikimuri, bamufata neza, bamutekera, hanyuma nyuma bakazanamutekesha, ariko yarabanje guteteshwa. Ngo bana amavuta kera se banisigaga ko yari amatunda, yari amavuta y'inka, icyo bita ikimuri, niyo bisigaga rwose. Rero urumva ko arangije wa mugabo bari kwa kunde bajya hano ngo bagiye gushyitsa umugeni mu rugo, mbese n'abantu bagiye umuryango w'umugabo muherekeze, bamugeze bamuganirize, mbese baninegure kuko ubukwe bwagenze. Hanyuma umugabo afata akanya, yari umugeni, urumva muri ako kanya aravuga ati rwose urugo rwacu mbibabwire ruzagendwa, ruzakundwa, tuzakunda abashyitsi. Ati kandi ikintu mbijeje, ati ikintu mbabwiye ngikuye ku mutima, ati kandi umugabo ntanze n'umugore wanjye nashakanye nawe uyu munsi. Umugabo rero bamuhagarariye mu bukwe arahaguruka ati sha, ataho nakunenze kirazira kikaziririzwa. Ati wowe wigeze ubona ahantu umugabo atanga umugore mu mugabo? Ati kirazira ntabwo umugore yigeze mu mugabo. Ati niyo haba ari mu rubanza ntabwo waza yego. Urumva rero niba no mu nkiko batabyemera, bivuze ko noneho ikintu kigaragara ko birumvikana umugore kuva ngo uramupfukamiye, ugize gute cyangwa se umutanze wango niwe umutemwe wanjye, ni naho bipfira. Arega menya ko umugore impamvu nk'ukuri kubivuga no mu rukiko, impamvu batemera ko yakubera n'umuhamya ngo azahamya ibyo yabonye, ni ukuvuga ngo nta nubwo yabihamya. No, banakeka ko harimo ruswa, ko hari ibindi wowe nawe muhuriyeho cyangwa musangira bishobora gutuma avuga n'ibintu bitari ukuri, kubera ko
kenshi abantu bari sex opposite bashobora kurengerana kubera ko hari ni scene behind bajya bagirana ishobora kuba bahuriyeho bitazwi by'ibanga rero icyo kintu ntabwo kiba cyemewe so ibyo bintu by'iviro turiho abantu babimenye ntabwo ari byo waruvuze ati hari umusaza watse umuntu inka yaramaze kuyimuha kubera apfukamye ntabwo ari byo upfukamiye umuntu arakurebye agize ate ese mu by'ukuri ni niyo mpamvu ngira ngo hari ingo zihora ziri gushwana muri iyi minsi guhora abantu bari gutera amavi kuko kiriya cyubahiro mbere turiya munsi nutakimwereka in the future bizazana ikibazo ni ukuvuga ngo abantu basobanukirwe nuko imico turi kwiga dukuze imico turi gushaka kwapurika ba data batapuritse ba sogokuru batapuritse bamwe n'aba basore batoya bari gutangira kwapurika abasore bamwe bamaze kuba bakuru batarateye amavi menya ko iryo vi uri gutera ugariterera uwo mugore akakura mu gihorihori hakiri kare biriya byo gukubita ivi hasi tubimenyereye ku bana bacu bari gusaba imbabazi umwana uri kumubwira ati biriya wakoze ni amahano amanika amaboko gusaba imbabazi cyangwa se turi no gusenga dushima Imana kubwo kudutiza ubuzima kubwo kuturindira abacu ari ababyeyi ari imiryango ari inshuti ku rundi ruhande ndashaka kugira ngo nshime abagore ahubwo bakubitira amava abagabo ako kantu umva big up rwose mwabakobwa mugira muri cyane mukava ati twebwe nge ntawe nshaka umugabo wanjye azamfukamira n'umugore we kubera ko Bibiliya ubwayo irivugira iti ndi umufasha Bibiliya ubwayo irivugira iti wa mugore we ugandukire umugabo wawe kandi kumugandukira ni ukumwubaha muri buri kimwe cyose kibaho cyose itegeko ku bagabo rivuga ngo bagabo mukunde abagore banyu ariko nta hantu avuga ngo bagabo mupfukamire abagore banyu ntabwo bishoboka rero bavandimwe iki kintu mwazaye cyo gupfukama ejo nugira akabazo n'umugore mwarabanye warapfukamye imbere nyuma ukanga gupfukama aho ntibizazana ikibazo nushaka uzemere ubwo umupfukame azajya gupfukamisha buri segonda azajya gupfukamisha no mu bitari ngombwa ariko ubundi ni ibintu uribuka twiga za primaire umuntu yapfukamaga habaye ukuvuga ngo iyo wabaga wowe wanabaye mwarimu birakoroheye oya ndabiguha cyane ntago nabivuga kuko ni byinshi ni ukuvuga ngo mwarimu cyangwa se mu ishuri wapfukamaga icyambere iyo wasakuje oya iyo wabaga n'isomo riraho mwarimu yaryigisha agasanga urize warangaye cyangwa se wakerewe cyangwa se washakurishije abandi yego cyangwa se batanze umukoro ntawe wakoze bagasanga ariko uribuka uburyo gupfukama byateraga agahinda abandi bari kwiga bateze amatwi ukapfukamye imbere wenyine ni ukuvuga ngo uri kubyibuka nta kindi wabaga urimo wabaga uri guca inzara zidahari uri kuzitotora ukuntu watahaga se uri indirimbo abandi bari kukuririmba cyane noneho ibaze ukuntu byabaga ari ikimwaro n'igisebo noneho ahubwo wibaze no gupfukama wishimye utari gusenga ariko sinzi abantu hagira abagabo burya rero ntataba intwari hagira abagabo baba intwari bange gupfukama bamere nka Mishake na Shaduraka na Abedenego hagira abagabo abasore bazima bahagarara ikigabo bange gupfukama babyange ntacyo byongeyeho ku rukundo hari umusore umwamishigani nubwo nanamwibuka amazina bitari ngombwa kuyavuga ndumva umwana witwa Jire rwose niwe nabonye wakoze ikinyuranyo ahubwo nyine nabonye yapostinze n'igitabo kivuga kuri biriya bintu byo gupfukama ko kizira kikaziririzwa ko umugabo yapfukamira umugore rwose kandi nawe mu by'ukuri nawe nubwo tumuvuze tutabitekereje tutabiteganije ntabwo turi kumuvugana nawe yaraporopoje ariko ntabwo yigeze apfukama ariko muri propozo yiwe rwose yaporopoje neza nawe cyane rwose yahagaze imbere y'umukobwa ari guporopoza bararinganira kandi umukobwa ntabwo byamubujije kumwemerera cyane ese hari icyo byahinduyeho ndumva biriya uburyo baporopojenye ni nabwo buryo bwose iriya seremoni wayirimo nibwo byabaryoheye hanyuma se umukobwa gutunguye najya kubona umuntu umukobwa umusore amuzanira impeta
maze ayimweretse umusore ayimweretse umukobwa ibyishimo biramurenga arapfukama abanza atamarira arangije amanika akaboko ariko apfukamye kudeshapo kuri uwo mukobwa. hari n'abakobwa bab'intwari zange ko abasore babakunda bapfukama. wabonye sinzi umusore n'umukobwa nabonye ngira ngo ni mu Rwanda nabonye muri comedy nawe atari movie. I guess ni movie ariko ntabwo ari movie nk'ibintu bya bino bya abigezweho. Umusore agiye kumwambika impeta umukobwa aramubwira ngo pfukama. Abwira umusore ngo baza upfukame. Ariko umusore ikintu yakoze niki impeta ari ibitse ari kudeshapo kuri uwo musore rwose kudeshapo umuntu kwibutsa ngo pfukama si mu byukuri bya none ibyo biri gutandukanira he nibyo ndi kukubwira ngo ibyo bintu utangiye kumupfukamira mutarana bana azageza n'urutoke arukubite mu mutwe niba ari wa mugore rwose wifite mu izo ngeso zo kutubaho umugabo n'urutoka zarukubita. Ariko wenda turavuge ko bigayitse ariko nanone bidakuyeho ko wenda kuba umuntu wenda bamuterera ivika kuriya kuko bakobwa abenshi nta nubwo babitegeka abasore. Oya nta n'ikizere wenda urashaka kuvuga ngo bashobora kuritera amina umukobwa bari muterera akazana umugore muzima akazanubaha cyane 100%. rero ni ukuvuga ngo bajya ariko bivuze ngo ibijya gushya birashyuha ariko bivuze ngo atanariteye yazabona umugore muzima none se gutera ivisi yakutaritera nibyo bigira umuntu muzima ntaho bihuriye. Wongera ukibutse kuko ni wakivuze neza ngo mwabagore mwe mugandukira abagabo banyu 100%. ni ukuvuga ngo umugore mwiza agaragara neza yahaye umugabo icyubahiro cye cyose. Bibiliya ngo umugore mwiza wamukura hehe ngo wamunganya iki ngo kwasa na zahabu yejejwe neza. Ni ukuvuga ngo umugore mwiza ni ikintu gikomeye cyane kidapfa no kuboneka ariko abagore bagerageza bitware nkuko Bibiliya bivuga ngo umugore w'igiciro cyinshi uhwanye na zahabu. Bivuga ngo ntaho bigeze bavuga ngo umugabo azabanza apfukame kugira ngo umugore azabe w'igiciro. Oya ahubwo umugore ugira abo w'igiciro nuko yubaha umugabo we akubaha urugo rwe akubaha inshingano ze akubaha abashyitsi akubaha umuryango. Ni ibintu byiza buriya bajya bavuga ngo ibintu bizapfa kare bambi ibintu bizapfa ubibona kare. Ibi bintu byatangiye ngo ubusirimu bwaje ngo hahandi umugabo n'umugore niba bajyanye mu isoko niba bajyanye gusenga usanga umugore neza yigize karampe ngo umugabo ngo niwe uruguheka ishakoshi y'umugore ngo usange rwose umugabo niwe uhetse ishakoshi ufashe niba ari umwana ari muri berso harya niba ari muri karisiti uteruye karisiti ishakoshi wayishyizeho umugore yifashe mu mufuka. Ni keya ni keyaresi ngewe ndazita keyaresi kuko keya zidatanzwe muri gahunda. Umugore kumutwaza umwana ni byiza nta nicyo bitwaye nageretseho gufata noneho gushayika ushayitse ishakoshi hano wa mwana uri muri karisita akagucika ahubwo kubera ko mu by'ukuri uko ntago ari ugutonesha si no gutetesha si no kuvuga ngo wenda wakabije kugiye gutanga kiya cyazo iki mu by'ukuri aho ngaho ubugaragaje ibindi bitari byiza. Kira gikapu kiba mutuntu twinshi tudashimishije ntawe ujye umenya ibirimo usanga harimo harya wari wagera wenda ahantu horoshye tujya tubibonera muri aba banyagihugu duturanye usanga muri airport wenda n'urugero mwicaye cyangwa se mwese muri kugenda aho mugiye gutega indege ugasanga rwose umugabo ahetse ishakoshi ni nyine na karisiti niwe ugiye guhindurira umwana muri bathroom umugore agasigaye yageretse akaguru ku kandi inaho ari gutaya tubigeranye n'umuco wacu inaho ni ibindi bintu. None ibyo turi kuvuga si ibyo byose byo kwigana nyine rero si ibyo byo kwigana nyine turi kuvuga bigaragaza ko ejo n'ejo bundi icyubahiro cy'umugabo kizavaho gisumbirwe n'icyubahiro cy'iki cy'umugore. Icy'umugore ntago kiracyo abagore bo ntago kibi cyubahiro ni ukuvuga ngo asigara gukandagira
kuko ntago umugore uri kumuha ibitamukwiriye. abagabo dufite n'ukuntu turemwe neza, iyo umugore akubashye uramukunda cyane pe, ukumva wanamuha n'icyo ashaka cyose kubera ko yakubashye. Ariko ikintu gitangaje, umugore wemeye akaba ari we uhedinga urugo, akaba ari uyo ufata imyanzuro y'ibintu byose bikaba inverse. Ndakubwiye ngo yajya ahora kwicaye ku gikano, ntago wazazanzamuka, bararye bari menge, ntago wazazanzamuka. Rero bano bantu bararye bari menge, aho bari kwiga duhanure, aho bari kwiganisha ntabwo ari heza, duse n'abahanura. Bajya bavuga ngo harya ngo uwihamagariye sakabaka kurana ukwihamagarira sakabaka, ijana ku ijana, nyabura ntukihamagarire sakabaka. Buyacye n'undi mugani ngo Nyabarongo wijyana uyizaniye, ntabwo Nyabarongo igisanga umuntu mu rugo ujya uza ukivana iyo wari uri ukirohamo, icyo bita gashege, niba ari gashega gashiga ikakumanuka ngo Nyabarongo ikakumira bunguri, ntabwo yijyana umuntu utayizi. Bavuga ngo urwishigishe ararusoma, urwishigishiye ararusoma. Kandi mu Kinyarwanda ngo nyabuna uramenye, uyabaca n'umugani ngo umanika agati wicaye, ngo uramenye utazibuka ibitereko washeshe cyane rwose. Mw'abantu mwe mutazaririsha ijisho rimwe abapfushije mukeba. Tumenye ubwenge, tumenye ko ibi bintu duhanure. Reka mbabwire abasaza, hari umusaza wigeze aca umugani ngo icyo umusaza abonye yicaye ngo nta muti ukibona ahagaze. Ni ijambo rikomeye. Reka rero bavandimwe mumenye ko ibi bintu burya ngo imyototero y'uruhara ni iki? Ni amasoso. Abantu bitonde, ibintu bifite ahantu biganisha. Uzi ngo iyi misoso yanjye sinjya ngira ubwoba. Urigiye nirebye mu ndorerwamo, ahubwo ni iyi misoso ntabwo iri kuvuza, ntabwo ari gusa wivute ibintu hagati. Ndavuga ni nubwo ubishize navuze ngo kuko impara ziri kwataka abasore, bavuga ngo ni supu bari kunywa cyane, ariko njya ngira ubwoba nkavuga ni ari byiza waravuze ngo ni supu, nubwo uvuga ngo rero ikintu gihari tugire message duhana abasaza, dushimira abakobwa kudesha pot, dushimira abakobwa 100% bemera umusore ajya kumuterera ivi akanga, ahubwo akari upfukama akamwambika impeta. Birakwiye 100%. Biratandamo. Dushima abasore batajya batera ivi, baringanira nabo bakundana, akamwambika impeta barebana mu maso kandi baseka bishimye. Abanyamerika baravuga ngo umuntu mutari kurebana mu maso ngo ntabwo umenye umugamba gufiteho. Oya, ubundi no mu muco bagira icyo bita eye contact. No muri uwo muco wacu wo gukundana, abakundanye baravuga ngo barebana akana ko mujisho, papa wanjye muri kurebana akana ko mujisho, murebana akana ko mujisho mukundane. Hanyuma tugaruke tunibutsa abantu ikintu bita umuco ujyanye n'ikinyabupfura cyiza cy'abari cyangwa se n'abategarugori cy'umuco wa Uganda. Wari wigeze kuvuga ngo ngira ngo mu migenzere, mu muco wabo, muri kamere yabo, ni ukuvuga ngo iyo asanze umushyitsi mu nzu, ndavuga uwo mukobwa akaba ari abasore, mbese ari igitsina gabo, abasuhuza apfukamye. Niyo bagiye kuba amafunguro, niyo bagiye kuba nyine kubazimanira, abazimanira apfukamye. Ni byinshi cyane. Iyo hari icyo yamuhemuye, iyo hari mbere ko umuramutsa ahuriye mu nzira abanza akagira atya akabona akamuramutsa. Ngo niba hari naho yatandamye asaba imbabazi cyangwa baganira apfuka. Ariko cyane icyo cyo gusaba imbabazi tunakivugeho, burya ingo nyinshi zubakwa n'imbabazi. Burya niba ari ikintu cyiza kinezeza ni uko abashakanye bagomba gusabana imbabazi, bagacirana bugufi. Ariko guca bugufi ntabwo ari ugupfukama. Igica bugufi cyiza kurusha ibindi ni umutima, naho ubundi gupfukama ntacyo bimaze. Ariko tuvuge cyane abasaza bacu tubafitiye impuhwe n'impungenge ko biri bintu babona bakumirwa. Hata abana bacu twabye abana basore ni biki kubona umwana wa mugani. Tunabigaruke tubwire abasore basi nunatera ivi ukananirana, niba unaniranye ukabwiye utera ivi, basi tera ivi warabanje gufata irembo, ababyeyi b'umukobwa bazi neza ko uwo mwana mukundana, cyangwa se wamubengutswe ko waje no kubivuga mu muryango. Ngewe message yanjye mpereza abo basore, umuco mubi wo gutera ivi muwamagane, muwange burundu, muhungire kure. Abatararitera nyabuna mutubabarire uwo muco wo gutera ivi.
n'inzaduka ngewe niko mbivuze. Noneho icyo wari uvuze cy'abasaza, ngewe message nahereza abasaza nibahaguruke badufashe bamagane kino kintu ntago kiryoshye, ntago kiryoshye ijisho. Bino bintu niba ari no gukunda n'amafoto, niba ari no gukunda iki mwabasore mwe, n'ifoto upfukamye ntabwo ari nziza, nta iratandamye. Ushari igihano uriho cyangwa avunitse amavi mutakibasha kugenda, uhagaze ugahagarara bwuma ko umugabo ahagarara. Hari umugabo unakunze cyane, nibwo yarabibonye, abonye nyine iyo foto nk'uko ikomojeho atarasobanukirwa ibyo ari byo, abona umusore w'uruhanga rwiza, ufite imisoso, ufite imisaya irambutse, muremure, apfukamye. Nyine ubwo ari kwambika impeta, aribwo ari kwikuramo, yabaga atarayambika. Sine nko kuvuga ngo ariko noneho umugabo ahubwo abasaza ko batabiza ashavuga ati uno mukobwa wemeye gukundana n'umuntu umugaye abaneza. Ijana ku ijana. Ahubwo se umusaza atabizi weretswe umuntu aramugaye, oya weretswe cyangwa waruza kandi ku mutima ibyo ngiye. Ntabwo mbizi mu by'ukuri. Uwo mugabo yaravuze ati mana yanjye, wa mukobwa Imana izakujyane mu ijuru, ati wowe ukundanye n'umusore umugaye, ubana n'ubumuga, ati Imana izagufasha. Ati rwose nta kutagize ngo rekana urukundo ruri ku mutima wawe, wararezwe ufite uburere. Bana we urukumva, ariko urukumva ko abasaza nta shusho babifiteho. Ngewe ikintu nakubwira, nta shusho babifiteho, ntibaza aho byerekera, ntibaza aho bigana. Aba barumuna bacu bari gukora ibyo tutakoze, barumuna bacu bari gukora ibyo ba data n'abasogokuru batakoze, muri kudusebya, nta kindi ngene. Nta kindi rero habeho kwihana no kwikosora, ndetse kugira ngo inama turazitanze, ariko ababyeyi bacu badufashe kubyumvisha urubyiruko. Ikirenze iki ngiki, iyi yari introduction, ari nacyo kintu. Yego ni introduction, tuzashaka abantu babitange ibitekerezo, kubera ko kino kintu ntago ari icyumwe, si cyacu, ntituri kubica ko ntabwo tubishinzwe, twaranabirenze. Ntabwo tubuje abantu bafite imyumvire yoroshye kuzabikomeza, kuko ni uburenganzira bw'umuntu ko tudafunga se. Uretse n'ibirega, aya ni amagambo n'amategeko abantu barayica, ananditse kandi ubizi neza ko ari kugonga, akaba yanakugeza kure. Rero abica amategeko ntabwo tubabwiye ngo bari kuyica, ariko tuzagira uburyo tuzaduhamagara abantu b'abasaza banatoza abantu umuco wacu ko wari umeze, uko abasore bitwaraga, uko barambagizaga, uko umugeni wamwerekaga urukundo, ukazamugeza mu ndaro, harabaye ibi n'ibi. Icyo cyose tuzahamagara abasaza bazazi kubitangaho inama. Wenda ikintu gihari nuko twagiye tugira ibiganiro cyangwa content rimwe na rimwe dukenera b'abakobwa neza, ugasanga baratwiyima, banze kuduha abakobwa. Ariko abakobwa ntabwo dukwiye kubabureminga, bazakubwira bati none abo barumuna banyu ko rero baza bagapfukama, ugira ngo tuba twabasabye ngo bapfukame, ntabwo ariko tubatuma. Nanjye icyo naringiye gukomozaho wenda ubwo ariko nabo bari cyangwa se iki kiganiro cy'umunsi twakomoje impande zombi, mfite icyizere noneho ba bantu bagiye batwangira b'abakobwa ntitubatumaho muri iki kiganiro. I'm pretty sure they gonna show up, tuzabatumira, dutumire nabo basore mu kiganiro cy'ubutaha, kuko nibo ba nyiracyo, kandi icyo bizadufasha. Tuzaturi gukoma urusyo, tukoma n'ingasire, izabe debate nziza cyane rwose. Buri bantu wenda ushaka ashikira uruhande rwe, ushaka ashikira uruhande rwe, hanyuma bizarangire gufatwa imyanzuro, ese gikwiriye koko na bino bintu bikwiriye bizakomeze, ntacyo tubishinzweho cyane. Ririya vi ntabwo ari iryanjye, burya twe ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu turi intumwa za rubanda, ukuvuga turi kuvuga, ariko ntabwo turi gutanga itegeko. Ntabwo turi guca iteka, ntabwo turi guca iteka, kandi tutabishaka ngo ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha zagishyushye tugira ngo munywanyi bomba mjomba, ndakumva neza. Tukipenda tunaweza achapa, tuachilie kabisa bantu bacu rero, tukiachilia, ariko tubanze dutere pisa abantu bacu, kandi tubabwire ko nta muntu turi kwibasira, ahubwo turi gutanga inama. Guys, mwumve yuko ibyo tuba tuvuga, niba bitakureba rwose wumve ko tutaguhutaje, n'uwo wenda byaba bireba wumve ko ntawe twatunze urutoki, gusa ikigaragara cyo ibibangamye ntabwo tuzabona. Utarabikora yikubita gashi cyane rwose. Kuri Mataru TV show turavuga ngo bantu bacu, utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho 5 kuri 5, ibuka gukora subscribe,
kugira ngo ujye ubibona mu buryo bworoshye. Sharinga utaramenya Amataru TV show ayimenye, content iryoshye igufasha wumve ko hari n'undi yafasha. Nkaba ngira ngo mu mwanya wanjye akaryoshye nigahora mutama, naho ubutaha dufashanye. Just dream big and be positive kuri Amataru TV show. Naho ubutaha, ciao ciao.